ahura n'ishyano abazakuraho n'inyuguti cyangwa se bagahinduraho n'ijambo na rimwe. Ijambo ugomba kurivuga uko riri, ijambo karisobanura uko riri. Ikibazo abantu bari gushaka gusobanura ijambo ry'Imana ariko nta mwuka wera ubasobanurira, bagashaka kurisobanura muri kamere ya aho kurisobanura uko mwuka wera abategetse. Abantu badukurikirana ku ibendera ry'Abera TV, Imana ibahe umugisha, imbaraga n'amavuta. Kandi nongere kubabwira ko abantu mudukurikirana umunsi ku munsi, haba mu Rwanda, haba mu bihugu bitandukanye, Amerika, Bugande, Kenya, i Burundi, Imana ibamera umugisha kandi Imana ikomeze ijye ibamera amahoro yo mu mitima yanyu. Munyemerere cyane rero aka kanya dufite umuvugabutumwa wadusuye. Imana yagize neza. Buriya nababwiye ko nzajya tubona abavugabutumwa umunsi ku munsi batugezaho ijambo ry'Imana. Ndabizi ko tunaniwe, turarushye pe. Niyo mpamvu rero dukenewe abantu badusengera. Kudusengera ni ngombwa kandi birakwiriye. Mutumirwa, umeze neza? Ndaho meze neza. Urakomeye? Ndakomeye rwose mwami Yesu. Yego. Imana ishimwe. Biragira rero kugira ngo twibwire ku bantu badukurikirana kugira ngo bakumenye. Ndabashuhuje. Umwami Yesu akomeza abishimire. Yego. Kandi akomeze abahaze ibyiza mwifuza. Yego. Mazina nitwa Munyemanzi Shadarake. Yego. Ndi umugaragu w'Imana. Yego. Mpamvu nkunda kuvuga ngo ndi umugaragu w'Imana nuko ndi umugaragu utigaragura mu byaha. Niko kuri. Kandi ndi umugaragu wubaha shebuja. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ndabizi yuko muri iyi si ndimo mfite uwunkuriye. Yego. Iyo ni Imana ishoboye byose. Iyo yangabije umurimo wayo. Yego. Ikampa no kuyobora umukumbi wayo. Yego. Nkaba umuyobozi wa Minisiteri Abera b'Imana. Rero nicyo gitumye ngiye nemera kuba umugaragu, kuko ndi umugaragu wabo bose. Kandi namwe mwese ndi umugaragu wanyu. Ntari umugaragu ntago naba nicaye ahangaha. Nicaye ahangaha kuko ndi umugaragu wa bose. Yego. Rero naje ahangaha kuri icano. Yego. Kugira ngo dukomeze tuganire ku byiza by'Imana. Imana ishimwe cyane. None se mukozi w'Imana, reka nkubaze akantu gatoya. Muri iyi urabizi ko bari barafunze insengero. Yego. Ariko bari kuvuga ko bagiye kuzifungura. Urumva mutishimye se? Turishimye cyane. Yego. Kuko njye nari nagize agahinda kenshi. Ndavuga ngo ni gute abantu bafungura ububari bugakora ariko ahambarizwa izina ry'Imana ho hagafungwa. Byari bibabaje. Njye nari nagize n'agahinda kenshi cyane. Mbwira Imana ndavuga ngo ariko se ibujye ubyemera. Yego. Ariko ikimenyetso nabonye yuko nayo itabyihangana kuko yanga agasuzuguro. Imana ishimwe. Yatangiye kugenda itwereka ibimenyetso by'ibyiza yuko abantu tugiye kongera tugasenga, tugaterana. Kuko nasomye ijambo ry'Imana hamwe ngo tugire guterana kwera. Yego. Rero guterana kwera ni ingenzi, tukano dutangira amashimwe, tukabona aho duhimbariza Imana. Byari bikenewe cyane, nanjye byanshimishije kandi nibyo gushimira n'abatuyobora, abayobozi bacu b'igihugu. Nabo turabashimira kuko nabo ntibahwema guhora badutekerezaho, nabo badutekereza ibyiza. Nukuri. Uriya umuyobozi wacu w'igihugu no gushimirwa nukuri. Nukuri. Ibi nari gutekereza ni byiza. Njyewe mufata nkaho nawe ari umugaragu w'Imana kuko nawe ntiyikoresha. Nawe afite umukoresha. Kuko atubaha Imana ntiyumvira Imana.
nawe yamera nka farawo, yamera nka farawo, ariko kuko atari nka farawo yemera kugenda uko Imana imutwaye, yemera kuyoborwa n'Imana. Imana ijya imuha umugisha, Imana imuha umugisha kandi ikomeze imuha umugisha, imuhaze n'uburame. Imana ishimwe. Nyakubahwa perezida wacu w'igihugu, Imana ikomeze imuhaze uburame, yego, kuko turabumusabiye. yego, niba yarongerera imyaka Hezekiya ntabwo wari we yananirwa kongerera imyaka. Imana izamwongerera indi myaka, izamwongerera indi myaka kandi kongera izindi manda zo kuyobora. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Reka tugezeho ijambo ry'Imana kiri ku mutima wawe. Ndabizi neza ko bahanuzi nkamwe muba mufite ibintu byinshi, kandi abantu hanze aha barananiwe, bararushye. Ijambo ry'Imana yatuvuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Amen. Hari igitumye barushye, reka hari ibibaruhishe, kuko hari imitwaro ibaremereye. Ariko niba bamenyaga ubwenge bakamera nka Mukristo, Mukristo yamenye yuko hari ibintu bimuremereye, aravuga ngo reka njye ku musaraba njye kubiturayo. Nubwo atabuze guhura n'ibimuca intege mu nzira, bakavuga ngo urwo rugendo bigabije ntuzarushobora, uzahura nabo. Abo tugenda duhura nabo batubwira ngo ibyo mubamo ni ibiki, ibyo murimo ni ibiki, mwarasaze, mwataye umutwe. Ariko ntabwo twataye umutwe, ariko umuntu asaze nk'ibyanyu byaba ari byiza. Buri wese ngenzi amahirwe yasara nk'uko nasaze. Imana ishimwe. Agasara nk'uko dusara, ahubwo ibyo dusaba birasengeye. Ntabwo dusara dutoragura amashashi, ntabwo dusara twirukanka mu muhanda, ahubwo dusara dufasha abantu. Kandi bazabura no kutabita amazina, uko niko kuri. N'ubundi bazajya bahora babita amazina uko mutari. Ese buriya Yesu aza mu isi hari uwamwemeye? Yarinze agenda bataranamwemera bose, niyo mpamvu namwe batazabemera. uko niko kuri, kuko ijambo riravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye, mu cya Yesu. Imana ishimwe. Ko rivuga ngo kandi ngo ushaka kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba we ankurikire. Ngo rero wowe sinzi niba utiyanga ukaba wikunda, ngo ntukunda Kristo. Oya, umuntu wese agomba gukurikira Imana, kandi buriya Imana ni nziza. Ahubwo ni nziza ibihe byose, kuko ntizigera iba mbi n'umunsi n'umwe, ahubwo Imana ihora ari nziza. Imana ishimwe. Kuko ikiranga ihora yera, no mu ijuru tubwirwa ko abamarayika n'ibizima bihora byikubita imbere yabo bivuga ngo urera. Nta yindi sura babona yera. Rero niba Imana yera, nta kizinga ifite, nta n'ikizayihindana, bivuga ngo izahora yera. Bivuga ngo rero niba yera natwe ikatuma tuba bera, bivuga ngo rero natwe ubwo tugomba kugaragaza ibintu byera. Yego. Imana ishimwe. Amen. Ni karibu rero tugezeho ijambo ry'Imana. Nzi ko abantu benshi baba bafite amatsiko y'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ryabayeho tutaranabaha. Ubundi muri Yohana niho babivuga neza, aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yari Imana. Ngo yabanaga n'Imana, mu byaremwe byose nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Bivuga ngo ijambo rero ryabayeho twe tutarabaho, kuko iyo usomye neza avuga ngo yivuze biraba, yakoreshaga ijambo. Yivuze biraba, yadategeka bigakomera. Bivuga ngo yakoreshaga ijambo rye rero rihoraho. Imana ishimwe. Ntabwo ari ubu ribayeho, ahubwo ijambo rye ryahozeho kandi rizanagumaho, kuko ntawe uzigera yivuguruza. Kuko iravuga ngo ntawe uzigera ansimbura, nta muntu wasimbura Imana, ntawubaho. Bivuga ngo ijambo ryayo rero rihora ari ijambo nyine. Niyo mpamvu tugomba kuryubaha tukariha n'agaciro, ahubwo twebwe tukarushaho kuryamamaza, kuko yari duhaye ngo turibwire n'abatarizi nabo barimenye. Cyane cyane ko harimo n'abarisobanura nabi, abarivuga uko bishakiye, abaritwara mu nyungu zabo, mbega bitewe n'icyo bashaka kuriporofitaho. Ariko turagira ngo dusobanurire abantu yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo baragowe cyangwa bazasobanura muri kamere yabo mu nyungu zabo, baharanira inyungu zabo bitewe n'icyo gushaka, bitewe n'icyo bakeneyeho. Icyo nicyo cyishe ijambo ry'Imana. Ariko ubundi ijambo ry'Imana ni ryiza. Ijambo ry'Imana riratuyobora, ni umuyobozi. Ijambo ry'Imana rituma tubaho. Ijambo ry'Imana rikwereka ubuzima bwiza. Ijambo ry'Imana mbega umuntu yakarihaye agaciro. Ubundi njye ndiha agaciro, kuko no kuba meze gutya ni ijambo ry'Imana ryanyoboye. Ntacyo, reka dusenga Imana utugezeho ijambo ry'Imana. Yego, murakoze cyane. Yego. Imana kandi ikomeze kuba umugisha. Reka twambaze Imana dusenge. Yego. Uri Imana, uri rubasha. Data, niwe wemeye yuko uyu munsi wa none ugeraho, kandi niwe wemeye yuko tubaho
kugira ngo tugeze ku banyarwanda bawe ndetse n'abatuye isi ibi byiza waduhaye ari ryo jambo ryawe. Uyu ni umutsima utera imbaraga, uyu ni umutsima utuma umuntu akomera, uyu ni umutsima utuma umuntu adacika intege. Nyemera rero aba bagiye kuryaho, aba tugiye kugaburira bahazwe nawo kandi banyurwe nawo. Nyemera rero ijambo wohereze Mwuka Wera abasha kurisobanura n'abatarisobanukiwe, kugira ngo buri wese rimugirire umumaro, rigereho rimukura, rigire naho rimugeza, kugira ngo rihindure, rigire n'ibyo rirema. Nyemerere rero ijambo ryawe rikora imirimo n'ibitangaza mu bwoko bwawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yampaye kubabwira, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimuhumure, kuko Farawo ntago arusha imbaraga Imana. Amen, amen. Ntago Farawo arusha imbaraga Imana. Ko byagenda kose, ibitangaza yakora, ingabo yaba afite, ntago arusha imbaraga Imana. Birashoboka yuko hari Farawo wabonaga mu buzima bwawe, ariko humura, ntago Farawo arusha imbaraga Imana. Imana ishimwe. Kuko turabizi neza igihe Mose yari ari mu gihugu cya Egiputa, agiye kwambutsa ubwoko bw'Imana, igihe Abisirayeli bari kugomba kuva muri Egiputa, Farawo ntiyashakaga yuko bavayo. Arangije asuzugura Mose yuko atari umukozi w'Imana. Kuko muri iki gihe hari abo bari gusuzugura ngo ntabwo ari abakozi b'Imana, hari abo bari gusuzugura ngo ntabwo batumwe n'Imana, hari abo bari gufata bakavanga abangaba ngo ni abesikoro. Ntabwo ari abesikoro, ahubwo batumwe n'Imana, ahubwo ni uko abantu babafashe uko bishakiye. Uko niko Farawo nawe yafashe Mose, arangije aravuga ngo mbese niki cyanyemeza yuko ari Imana igutumye? Ariko kuko ari Imana yari imutumye, arangije yari afite inkoni. Iki ni inyigisho muzi cyane. Ariko Farawo arangije asuzugura Mose, aravuga ngo mbese niki cyanyemeza yuko ari Imana igutumye? Arangije Mose afata inkoni ayirambika imbere ye, ya nkoni ihinduka inzoka, bigaragara nk'igitangaza kivuye ku Mana. Ariko kuko Farawo yari yanangiye umutima, yari umuntu usuzugura Imana, nk'uko abantu muri iki gihe basuzuguye Imana, abanga ibyo ukoze nanjye nabikora. Nawe yarirataga, yigeranyaga n'Imana. Abantu muri iki gihe bigeranyije n'Imana, babonye yuko naho hari ibyo bashoboye, babonye yuko naho hari ibyo bakwigezaho. Ariko ni ukuri ijambo ry'Imana avuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Uko niko Pawulo yavuze. Ariko abantu muri iki gihe barumva yuko bihagije, ariko ni ukuri ntacyo washobora utari kumwe n'Imana. Arangije ngo nawe ngafata inkoni, azana abakonikoni, bafata inkoni nyinshi bazirambika hasi. Mose abibonye aravuga ngo Uwiteka yashakaga kugira ngo agaragaze Imana iri mu ruhande rwe, arangije yambaza Imana ye. Nk'uko natwe uyu munsi wa none nta kindi twakora tutabanje gusenga, ntacyo twakora tutambaje Imana, ntacyo twakora tudahamagaye Imana, ntacyo twakora tutiringiye Imana. Mose nawe arangije ya nkoni ngo agiye kubonabona Imana ikoreye igitangaza muri ya nkoni ya Mose, yari yahindutse inzoka. Ngo ya nzoka ya Mose ifata za zindi za Farawo zose, irangije ngo irazirya zose, zishyira mu nda yayo. Arangije ngo ayifata umurizo, arongera ayifata ihinduka inkoni. Ngo Farawo ahita amenya koko yuko iki gitangaza cyo kirenze, ahita abona igitangaza cy'Imana, ahita abona imbaraga zimira izindi, ahita abona imbaraga z'Imana yuko zitandukanye n'izo yewe yibwiraga. Aho niho Farawo yatsindiwe. Arangije yemera yuko ubwoko bw'Imana bugomba kuva muri Isiraheli, arabyemera, arabihamya, arabishyigikira. Arangije ariko kubera umutima winangira, ntabwo yemeye yuko abo Bayisiraheli bagenda ngo bamucike. Avuga ngo mbese nzajya nkorerwa nande? Amatafari babumbaga, ubucakara bakoraga, amazu bubakaga, ngo mbese bizajya bikorwa nande? Yongera gutekereza ngo reka mbakurikire, nongere mbagarure. Ariko reka nkubwire, ntabwo umwanzi wawe Imana yagutabaye ntago azagukurikira. Ntabwo bishoboka, kuko Imana yagutabaye nta muntu wagusubiza mu buzima bubi. Imana yakurengeye nta muntu wakongera kukugarura mu bibi. Kuko niko Abisiraheli bafashe urugendo baragenda. Munyemere dusome iri jambo ry'Imana ribonetse mu Kuva igice cya 14. Turasoma umurongo waho, duhere ku murongo wa 13 kugira ngo
mwumve yuko atari Shadaraki uri kubivuga, ahubwo ari ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana. Havuze ngo iki? Haravuze ngo mu Kuva 14 igice cya 14 umurongo wa 13 haravuze ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire. Haleluya. Ngo mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. N'uyu munsi ntago ari kera, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanire namwe mwicecekere. Haleluya. Ababisiraheli bari bageze ku nyanja, ubwo bari bafashe urugendo bagiye, bari bageze ku nyanja, ariyo nyanja tujya tubwirwa ngo inyanja itukura. Bari bagezeyo, barangije babona imbere yabo hari inyanja itukura, kandi kuyambuka byari bigoye, ntibyanashobokaga. Barangije barebye hirya bahabona imisozi, barangije bakebutse inyuma bahabona ingabo za Farawo zabakurikiye. Barangije batakira Mose, baravuga ngo none uje kudutsinda ahangaha. Ariko ntabwo kwari ukubatsinda aho ngaho, ahubwo Imana yagira ngo yiyereke imbere ya Farawo, yagira ngo yiheshe icyubahiro kuri Farawo. Kuko mwibuka yuko ijambo rikomeje avuga ngo nzanangira umutima wa Farawo. Haleluya. Kugira ngo nzamwiheshezeho icyubahiro. Kuko niko hari abinangiye imitima kugira ngo Imana ibiheshezeho icyubahiro. Wowe uri kwanga gukizwa, wowe uri kwanga kwakira agakiza, wowe uri kugarukira umwami, wibuke yuko uyu Farawo yapfiriye mu byaha, uyu Farawo yaguye mu byaha atagarukiye Imana. Ariko inama nakugira, wamera nka Petero, ukihana ukibuka yuko wakosheje, ukihana ukibuka yuko wakoze icyaha, ukihana ukibuka yuko wakoze ikosa, kuko Uwiteka ni umunyembabazi. Imana yacu ni inyembabazi, yiteguye kukubabarira. Garangije rero Farawo amaze gukurikira Abisiraheli, bageze kuri iyi nyanja itukura, yarazi yuko ntaho bari bumucikire. Haleluya. Kuko niko abanzi bawe bari kuvuga ngo ntaho uri buducikire, kuko niko bari kubona ibibazo bikuzengurutse bakabona yuko bahagutegeye, kuko niko bagutegeye mu bigeragezo uri guhura nabyo. Ariko reka nkubwire, Imana mwavuganye ntago ibeshya. Imana iri mu ruhande rwawe ntago igitsindwa, Imana iri mu ruhande rwawe ntago igineshwa, ahubwo ihora ari inyembaraga kandi irarwanika. Nutuze umutima rero, nuhumure, ndaguhumurije, kuko Imana ije kukugirira neza uyu munsi wa none. Jambo riravuze ngo nuko Mose ngarababwira ngo nimwihagararire gusa. Haleluya. Ngo nimwihagararire, ntago ababwiye kurwana, ntago ababwiye ngo bahangane, ahubwo yarababwiye ngo nimuhagarare, kuko ntago izi ngabo za Farawo bari kuzinesha. Ariko arababwira ngo nimwihagararire, ariko nabo barangije barumva kandi barangije barumvira, kuko yarababwiye ngo Abanyegiputa muri kubona uyu munsi ntabwo muzongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanire. Haleluya. Mwebwe nimwicecekere gusa. Nkaboneraho kubabwira, mu kibazo wowe wicecekere, mu kigeragezo wicecekere, mu burwayi wicecekere, mu bushomeri wicecekere. Wowe wiringira Imana yonyine yavuganye nawe, wizera Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Nukurize guhindura amateka ku buzima bwawe. Wowe udukurikiranye, wowe ugiye kubana natwe, wowe uri kutwumva, nje kukubwira ngo wowe wicecekere, wowe humura, ndaguhumurije. Umutima wawe nuhumure, umutima wawe nutuze. Nukuri ibyo bibazo wabonaga imbere yawe ntago urongera kubibona, ibyo bigeragezo ntago urongera kubibona, kuko Imana ije guhindura amateka, Imana ije guhindura ubuzima. Uku niko yambukije Abisiraheli inyanja itukura. Barangije ngo bagiye babona amazi aratandukanye, babona mu nyanja hacitsemo inzira, barangije ngo bambukira humutse. Ngo Farawo nawe arabakurikira, ngo maze ngo yaragiye kwambuka nkabo. Ndagira ngo nkubwenge iyi nzira Imana igucire ntago ari iy'abanzi bawe. Yego. Haleluya. 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 Iyi nzira Imana igucire ntago ari iy'abanzi bawe. Ntago abanzi bawe banyura inzira nk'iyi Imana
ikunyujije. Ntago abanzi bawe batera intambwe aho wayiteye, ahubwo ni ukugira ngo bagukurikire nibarangira bashirire inyuma yawe, kuko ntago twebwe turi ibyo kurya by'abanzi bacu, ahubwo abanzi bacu Imana ibatuhayeho ngo tubagireho ububasha. Niyo mpamvu Farawo n'ingabo ze zashiriye hano mu nyanja itukura. Farawo n'ingabo ze zashiriye hano muri iyi nyanja, barangije ngo Abisiraheli ngo bambuke inyanja, bageze hakurya bahimbaza Imana, bageze hakurya basingiza Imana, bageze hakurya baramya Imana, kuko ari Imana yari bakuye mu gihugu cya Egiputa. Iyi ni Imana ije kugukura muri ubu buzima, iyi ni Imana ije kugukiza, iyi ni Imana ije kugutabara. Birashoboka yuko wari ufite uburwayi, birashoboka yuko wari ufite ibibazo, birashoboka yuko hari ibyari bikuremere, birashoboka yuko hari imitwaro yari ikuvunye, birashoboka yuko hari ibyari bikugoye, ariko nje kukubwira ngo Imana iraruhura, kandi Imana iratabara, kandi Imana igira neza. Iyi ni Imana ije kukurwanira intambara mwene data, iyi ni Imana ije kukurengera, iyi ni Imana ije kugukura ku gisasiro wari umazeho iminsi, iyi ni Imana ije kukurengera ikakugaburira wari ushonje, ikakwambika ari wambaye ubusa, ikakwishyurira amadeni bari bagusohoye mu nzu, ikaguha ibishoro nawe ugakora nk'abandi bose, ikaguha akazi ikagukura mu bushomeri. Iyi ni Imana ije kugutabara, iyi ni Imana ije kukurengera, iyi ni Imana ije kukurwanira intambara. Unyemerere rero Nyiringabo Imana, unyemerere ubushyigikire ubwoko bwawe, ubahaze kandi ukomeze ubashyigikire mu byo bakora byose, kandi abakurikiye icano bose ukomeze ubampera umugisha, kugira ngo nabo babone gutabarwa kwawe. Tuzumve muri komanteri bandika yuko hari icyo wakoze kubwira ijambo bumvishe. Rero narindi kugira ngo dufatikanye dusenge iri sengesho, kugira ngo tubone uko iri jambo tuba turisubikiye ahangaha, kuko tuzongera dusubire, ntabwo biciriye ahangaha, ahubwo tuzongera dusubire. Uri Imana ushoboye byose. Mana niwe wambukije Abisiraheli inyanja itukura, Mana niwe wakuye Abisiraheli muri Egiputa, Mana niwe utumye Farawo atabagiraho ububasha. Niyo mpamvu nsengeye abantu bari gukurikira iyi cano, kugira ngo abari babafiteho ububasha bose be kongera kubagiraho ububasha, ubarwanire intambara, ubatsindishirize kandi ubarengere, ubatabare, ubafashe. Tuzongera kumva bandika bavuga ngo kubwa cya kiganiro hari icyo Imana yakoze, kubwa cya kiganiro hari icyo twabonye byahinduye. Unyemerere rero nawe wizera Imana kandi uzamure kwizera, kuko Imana ishoboye byose. Murakoze, Imana ibambere umugisha. Amen, 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 amen. Umukozi w'Imana, Imana imuha umugisha, kandi Imana ikongerere imbaraga n'amavuta menshi. Yego, hari abantu benshi rero bagukurikiye, bazagukurikirana, bakenera gusengana nawe cyangwa bakakwifuza kugira ngo bakubone, batambutsa nomero ya telefone kugira ngo bazakubonereho. Yego, murakoze cyane. Ndabashima, Imana ibahe umugisha. Yego, ni byiza yuko hari abantu bakwifuza yuko dusengana, kuko natwe nibyo tuba dukeneye, kuko Imana nk'uko nabwiye yatugize abagaragu kugira ngo tugire abo tufasha, tugire abo dushyigikira, tugire abo tugira ibyo tugezaho Imana iduhaye kubagezaho. Niyo mpamvu rero wifuza kuvugana nawe cyangwa gusengana nanjye, nimero yanjye ni 0788 23 31 34, 0788 23 31 34. Imana ibambere umugisha. Urakoze cyane. Yesu akomeze aguhe umugisha n'imbaraga n'amavuta. Yego, namwe Imana ikomeze ibarinde.